ni kimwe n'uyu munsi uko abanyamadini bajyaga I said that for a reason. You look in the bakurikirana Bible, Yesu bamugendaho. Urebye muri Bibiliya you'd find in the earth ubona ko mu isi there are often two groups. kenshi haba hari amatsinda abiri. In the heavens, Mu there ijuru are two groups. naho hari amatsinda abiri. And when we look at what happened Kandi iyo turebye ku byabaye in the days of David, mu minsi ya as a young man, Dawidi when akiri umusore ubwo Imana chose him to be king, yamuhitagamo while Saul was still ngo abe umwami kandi Sawuli akiri alive. muzima. The Bible tells us that Saul Bibiri wanted to kill tubwira him ko Sawuli yashakaga kumwica because he realized kuko yabonye ko God's hand was on David. ukuboko kw'Imana kwari kuri Dawidi, And his dream kandi inzozi ze to maintain a lasting dynasty ko was failing. zo kugumana ubwami buzahoraho zari zirimo So he tried every way to kill David. ziramucika. Rero agerageza kwica Dawidi, In work. ntibyakora. Finally he died, Byaje kurangira apfuye, but his house continued ariko inzu ye irakomeza to persecute David. ikomeza kugenda kuri Dawidi, gutoteza Dawidi Because of their selfish ambitions. kubera ibyo bifuzaga But the byo Bible tells us kwikunda. Ariko Bibiliya itubwira ikintu He says there was a long war ngo hari between the house intambara ndende of hagati David y'inzu ya and the Dawidi house of Saul. n'inzu ya Sawuli. The house of David Inzu ya Dawidi was the house yari inzu now appointed by God. The house yashyizweho of Saul n'Imana ubu. Hanyuma inzu ya Sawuli had become the house of the flesh, yari yarahindutse inzu y'umubiri the cyangwa ya house of kamere, sin inzu y'icyaha and selfish ambitions. no kwikunda. The Bible says there was a long war. Bibiliya itubwira ko yari intambara ndende. But then he says, Hanyuma aravuga ati the house inzu of Saul grew weaker ya and Sawuli weaker. igenda icika intege, But the house of David ariko inzu grew ya Dawidi stronger. igenda ikomera stronger. ikomera. The house of Saul represents the house of the flesh, Inzu ya Sawuli head and shoulders government. ihagarariye inzu y'umubiri, Even though they were chosen by God, they're not listening to God. n'ibitugu nubwo Saul batoranyijwe was chosen by n'Imana. God, but he wasn't listening to God. Nubwo yatoranyijwe n'Imana, Sawuli ntabwo yumvaga Imana. The older he got, the less he listened to God. Kandi uko yakuraga niko yarushagaho kutumva Imana. Towards the ending part of his life, Ku he iherezo would even ry'ubuzima go to the bwe witch of Endor. yagiye no ku mupfumu, He became a politician. ahinduka umunyepolitike. The Bible says that God instructed him to do something. He failed to do it Yananiwe gukora icyo Imana yamubwiye gukora, and decided to act his own way, to do it his own way. ahitamo kwikodera And when ibyo yashatse God uko sent his prophet to abishatse. ask him why did he do that, Hanyuma Imana he imwoherereza said, umuhanuzi oh, it was the demand of the people. kumubaza impamvu yakoze ibyo. Aravuga niko abantu He had bansabye. become a people's man. Yari yahindutse umuntu w'abantu. He was more concerned about what the people thought than Ibyo what abantu God thought. batekereza nibyo yari yitayeho kurusha ibyo Imana But he itekereza. was deceiving the people too. Ariko yari arimo arashuka n'abantu. It's not changed. Ntabwo birahinduka. It's not changed. Ntabwo ibyo birahinduka. Sometimes people are chosen by God in the Rimwe na process of rimwe time.
abantu batoranywa n'Imana They ariko don't listen to God. uko igihe gihita bakagenda They listen batayumva to their flesh. bagatangira They listen to their kwiyumva human ambitions. bagatangira kumva ibyifuzo byabo irari ryabo. They measure the poles. So they listen to bagatega amatwi the people whom they also deceived by abantu misinformation. kandi nabo baranababeshye bakabariganya babaha amakuru atariyo. It hasn't changed. Ntabwo ibyo birahinduka. Same story today. Inkuru iracyari imwe n'ubu ngubu. That's why, as a child of God, it matters what niyo you're listening mpamvu to. nk'umwana It w'Imana matters what you're listening to. If you're ibyo listening utega to amatwi ni ibyangombwa. information Niba from the utega world, amatwi from the flesh, amakuru ava mu isi ava mu mubiri, Satan only Satani transmits deception. nta kindi yohereza uretse uburiganya. Use the wisdom of God. Koresha Be ubwenge discerning. bw'Imana ujye As a ushishoza. child of God, be Nk'umwana discerning. w'Imana ujye ushishoza. Be discerning. Ujye ushishoza. The Bible says those who are after the flesh mind the things of the flesh, and those who are Bibiliya after the ivuga spirit ko mind the things of the spirit. ab'umubiri bakurikirana iby'umubiri kandi n'ab'umwuka nabo bashaka iby'umwuka. Bita ku by'umwuka. I told you that Nakubwiye after ko this whole thing, nababwiye there's ko a nyuma lot for us y'ibi inside the house of byose God to hariho discuss. byinshi There are kuri many things, twebwe bo mu because nzu y'Imana I dukeneye said for now, kuvuganaho. Hariho we byinshi have ariko business. kuri ubu ngubu dufite icyo We have gukemura, matters to address. dufite ibintu tugomba kwitaho. So for the moment, Rero muri aka kanya we have to keep our eyes on the ball. tugomba We have to deal with the things we need to deal with. gushyira amaso yacu imbere tugakemura ibyo tugomba gukemura. And Hanyuma if you're praying about this situation, niba uri gusengera don't ibi be moved bihe about those ntunyeganyezwe who think differently. n'abatekereza ukundi. All right? Sibyo? Christian Abakristo, leaders, abayobozi there are some b'Abakristo barimo who think we don't even know what we're doing. They think we're stupid. batekereza ko tutazi n'ibyo turimo, batekereza ko turi Don't be ibicucu, distracted. ariko ibyo Just be ntibikurangaze. focused. Wowe gira intumbero. Let's deal with this thing first. Reka tubanze dukemure ibi bintu. When we Sibyo? are done, because in the spirit, I Nitubirangiza can tell you, kuko we nshobora kukubwira have ko dealt with issues. hariho ibintu twakemuye. I can tell you. Nshobora kubikubwira. Things are not going in the direction that they planned before. Ibintu ntabwo biri kujya mu nzira bateganyeje. No, not what Satan wanted. Ntabwo He's lost. ari byo Satani yashakaga, yaratsinzwe. But Ariko when we finish, niturangiza then hanyuma we'll look inwards tuzareba noneho imbere and see turebe how to fix things in house, all right? turebe uburyo twakemura ibintu mu Because it's so nzu important. You know, kuko ni ibyangombwa. the Bible says the judgment must begin at the house of God. And Bibiri if it bivuga first begin ko at us, what shall the end be for them urubanza that obey not the gospel of ruhera God? mu nzu y'Imana. Noneho ruhera mu nzu y'Imana, abo ngabo batazimenye n'ubutumwa bwiza byo iherezo ryabo ni irihe? So I will leave it there Ndabirekeraho until the kugeza appointed time. igihe nikigera. But for now, Ariko muri aka kanya we have matters at hand. dufite ibyo tugomba gukemura. Thank you, Lord Jesus. Urakoze Mwami Yesu. Yeah, I was going to tell you something the other day. Ushize hari icyo ngiye kubabwira The different ku bijyanye invasions of Jerusalem. no guterwa gutandukanye kwa Yerusalemu, kandi kimwe mu bintu nashakaga kuvuga But somewhere along the line, I think when I was addressing an issue, I think it was on Friday or so, kwa gatanu ari ibintu ndi kuvuga, I was telling you about ndi kubabwira the destruction of Jerusalem uko in 70 AD.
gusenyuka kwa And then I Yerusalemu said, by the Turks. mu But mwaka wa I told you 70 before that it mbabwira was by uburyo the abanyaturikiya Romans led by mbere nari General nabwiye ko Roman ari General abaroma bari Titus. bayobewe na Titus But a few days later, I was mu thinking of telling you generali something about the Turks. nyuma natekereje kubabwira ikintu I think the slip of tongue, and I kuva said something about the Turks. ku As though the baturukiya Turks invaded Jerusalem sinzi icyo 70 AD. nabibavuzeho No. ahandi So, byumvikana ko just in case we've abanyaturikiya corrected that, in bateye case, Yerusalemu mu mwaka because wa you take notes while 70 I'm talking, I don't want you to ariko have ntabwo the ariko wrong biri thing. I ngira already told you ngo the right one before, bikosore but that other one was a slip of tongue because I was in my mind ni ikintu navuze planning to tell you kuko something kubera ibyo about the Turks. natekerezaga kubabwira ku that day. banyaturikiya ntabwo ariko Okay, so bateye make sure Yerusalemu you muri uwo correct that mwaka in your notes. niba mwarabyanditse mubikosore Some beautiful things we've dealt with so far. We got hariho ibintu one byinshi chapter left, byiza and then a whole lot of tumaze stuff. Okay. kunyuramo dusigaje igice So, kimwe twanyuze muri byinshi interesting. Let's see. Lots of good stuff. hari ibintu byinshi byiza bihari Alright, can I have the other mic? Thank you. I'm looking at the different areas. turi kureba An area where I was concluding yesterday, but I want ku bintu to byinshi pick a hari few dutangirire things here and there for you. aho twarangirije ejo ariko hariho ibindi wenda ndi bujye mbanyuriramo hirya no Yesterday, hino ejo I was telling you nari ndi about kubabwira the white throne judgment, the great white throne judgment. ku rubanza Revelation chapter rw'intebe 20. y'ubwami yera biri mu After Satan was byahishuwe 20 nyuma y'aho satani amaze gufatwa bwa kabiri kuko ubwa mbere baramufashe arabohwa ajyanwa mu ikuzimu hanyuma nyuma y'imyaka 1000 birumvikana nta wari umutegerejeho kwihana yasubiye gukora ibyo yakoraga mbere ari byo gushukana arongera ashuka abandi bantu benshi ababwira ngo bajye gutera umurwa ukundwa n'ingabo z'abera imana yica izo ngabo zose imana irazitsemba satani arafatwa tugiye ku murongo wa 10 ngo kandi satani wabayobyaga ajugunywa muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma ndashaka ko wita ku kintu hano cyangombwa kuko hari ikintu navuze ko sinzi niba waracyumvise kugira ngo ngufashe kubisobanura uyu satani wabashukaga yajugunywe mu nyanja yaka umuriro aho ya nyamaswa na wa muhanuzi w'inyuma bari uyu ni satani nawe ajugunywamo hanyuma nyuma y'imirongo mike tuvuga ko urupfu n'ikuzimu nabyo byajugunywe ndavuga ni hano duhawe batanu bari bamaze kujugunywamo ngo kandi satani wabayobyaga ajugunywa muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma abo ni batatu bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose ngo mbona intebe y'ubwami nini yera mbona niyicayeho isi n'ijuru bihunga mu maso hayo ahabyo ntihaba hakiboneka nababwiye ko abari bariho icyo gihe uretse abazaba bari kumwe na Yesu bari bagiye gucira urubanza abandi kuva abera b'Imana twe turi ku ruhande rumwe n'umwami hanyuma abandi abantu bari ku rundi ruhande ni ukuvuga ngo abazima bose bari ku isi
hakomeza rero havuga ngo And there was found no place for them. ngo ntihaba hakiboneka ahabyo ntihaba hakiboneka There was found no place for them. ahabyo ntihaba hakiboneka. Look at it again. I saw a great white throne. mbona twongere tuharebe mbona intebe y'ubwami nini yera mbona niyicayeho isi n'ijuru bihunga mu maso hayo ahabyo ntihaba hakiboneka. To somewhere. Okay? So it's still there. isi rero living people are there. ntago yashoboraga kugiraho. So they're facing God. Because the earth is from whose face the earth ngo isi yari kugerageza guhunga mu maso hayo kubera ubwoba ariko ntaho yashoboraga guhungira. ni ukuvuga ngo rero yari igihari n'abari bakiriho bari baraho bahagaze nabo. ngo mbona abapfuye tumaze kuvuga ko abazaba bakiriho icyo gihe bazaba baraho bahagaze aho. mbona abapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe nuko ibitabo birabumburwa kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa aricyo gitabo cy'ubugingo. abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. aha hari ikintu cyiza ukwiye kwitaho. ntabwo bazacira imanza umuntu kabiri ku byaha bimwe. kandi ubuzima bwe butarangiye ntabwo azacirwa urubanza. urubanza ruba rimwe. ndibuka ko nababwiye ngo urubanza rw'ibihugu ndi kubasomera muri Matayo 25 ku 32. Yesu yavuze ko amahanga yose azamuhagarara imbere ariko nababwiye ko ibyo ari urubanza rw'amahanga ntabwo ari urw'abantu kuko bibaye ntabwo abantu bacirwaho urubanza kabiri. hariya rero ni urubanza rw'ibihugu nk'uko nabisobanuye ruzaba ruri kuba. rero dufite imbere y'umwami ubu hahagaze babandi bose batigeze bacirwa urubanza mbere. abazima batigeze bacirwa urubanza mbere. noneho abandi bose barapfuye. bariye. ibihugu se byo twita ngo ni byabaye ku ruhande rw'ihene kuko twumvise ngo yafashe ibihugu intama zishyira ku ruhande rumwe hanyuma ihene ku rundi ruhande. ibi bihugu byari ku ruhande rw'ihene byagiye he? ndabereka. boherejwe ikuzimu. gute? tureba iyo igihugu gifashwe taken away to other nations and then the nation was replaced by others, you know, like what the Babylonians tried to do to them. Accepting such a Babyloni bagerageje gufata igihugu kimwe bakakijyana ahandi. ubundi iyo igihugu gifashwe bafata umuyobozi wacyo. na kenshi ubwo Isirayeli yabaga yaneshejwe ku rugamba umwami wabo yarafatwaga ibikomangoma bigafatwa bikajyanwa. rero ibihugu nuko bifatwa abayobozi babyo babiyobora ibikomangoma bagatwarwa. mu gihe cy'urubanza rw'ibihugu nababwiye ko ntabwo ari abantu bose baba muri ibyo bihugu bazahaza kuko ni urubanza rw'ibihugu ruzaba biba bihagarariwe abayobozi bakaza. hanyuma aba bayobozi bari gucirwa urubanza kubera ibyo bakoreye Isirayeli
nk'uko nabibabwiye mu byanditswe turaza gusoma indi mirongo mu kanya ibyo bakoze bitari byo ku bwabyo bagacirwaho urubanza bagacirwa urubanza. Let's read. Reka dusome dutangira Matthew's Gospel chapter 25 verse 32. Matayo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo 25:32. Duhere 31 kugira ngo mumenye uri kuvuga. Umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose azateranirizwa imbere ye. Sibyo? Amahanga yose. Hana ijambo ryasemanywe ngo amahanga bajya babaza se ntago byakwiye kwitwa abanyamahanga, bikaba byabavuga ko hano ari abantu barimo barashirwa urubanza. Oya, ahangaha ntabwo ari abanyamahanga kuko ntabwo ubu ari urubanza rwabo. Ibi ni imbere ya myaka igihumbi. Ni igihe ahangaha Yesu azaba aje gutangira kw'imyaka igihumbi. Urubanza rw'abantu ruzaba nyuma y'iyo myaka igihumbi. Hano rero bavuga ko ni ibihugu ntabwo ari abanyamahanga, ni amahanga. Ngo amahanga yose azateranyirizwa imbere ye arobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Ubwo twasomaga muri Zakariya, ibi byabaye Yesu akiva mu ijuru hagati, bikurikiye nyuma gato yuko Yesu avuye mu ijuru hari kubaho ya ntambara Magedoni. Babandi bana bari kurwana bagahita bareka kurwana bagafatanyiriza hamwe kugira ngo bamurwanye. Dusome muri Zakariya 14 turatangirira ku murongo wa mbere. Ngo dore hazaba umunsi w'Uwiteka ubwo bazagabanira iminyago muri wowe. Nzakoranya amahanga yose atari Yerusalemu kandi umurwa uzahindurwa, amazu azasahurwa n'abagore bazagenda ku gahato. Igice cy'abantu bo mu murwa bazajyanwa ari imbohe, ariko abazaba barokotse muri wo ntibazatsembwa. Maze Uwiteka azahurura arwane n'ayo mahanga nk'uko yajyaga arwana mu ntambara. Ndashaka kubibutsa ko Amagedoni izaba mu mpera ya myaka 3 n'igice ya nyuma yo muri cya cyumweru cya 70 cya Daniyeli. Impamvu ari ibyangombwa kubimenya ni iki? Ibyangombwa ari impamvu ari ngombwa nuko muri icyo gice cya nyuma ni igihe muri Bibiliya hazwi nk'ibihe by'akaga ka Yakobo. Muri Yeremiya, reka ndashaka kubibereka, jya muri Yeremiya 30 uhere ku murongo wa mbere. Yeremiya 30 uhere ku murongo wa mbere. Thus speaketh the Lord God of Israel, saying, write thee all the words that I have spoken unto thee ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya riti, uku ni ko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga iti, andika mu gitabo amagambo yose nakubwiraga. Dore igihe kizaza nzagarura abantu banjye ba Isirayeli n'ab'i Buyuda bajyanwa ari imbohe, kandi nzatuma bagaruka mu gihugu nahaye basekuruza babe ba nyiracyo. Niko Uwiteka avuga. Aya niyo magambo Uwiteka yavuze kuri Isirayeli n'Ubuyuda. Uku niko Uwiteka avuga ati, twumvise ijwi rizanywe n'umushyitsi n'ubwoba n'iry'amahoro. Nimubaze noneho murebe ko hari umugabo ugira ibise byo kubyara. None se ni iki gituma, atangiye kuvuga mu ashushanya, ni iki gituma umugabo wese
yifata mu mugongo nk'umugore uri kunda mu maso hose hagasuherwa ngo none ngo nicyo gituma umugabo wese yifata mu mugongo nk'umugore uri kunda mu maso he hose hagasuherwa ngo ayi uwo munsi urakomeye nta wundi umeze nkawo ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo ariko azakirokokamo ngo ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo igihe cy'umubabaro wa Yakobo Let me read it to the next few verses now. reka nsome Come back to this. imirongo ikurikiyeho ndagaruka hano So you can know ngo kandi this time of Jacob's trouble is talking about is a period in the last days. Look at it. kugira ngo umenye ko ibi bihe bya Yakobo bavuga ari ibihe byo mu minsi ya nyuma haravuga ngo kandi kuri uwo munsi niko Uwiteka Nyiringabo avuga He's talking about the judgment day. ngo nzavuna When imbago God comes to visit his enemies with judgment. ngo ni umunsi w'Uwiteka uwo munsi w'Uwiteka bivuga umunsi w'urubanza ngo kuri uwo munsi niko Uwiteka Nyiringabo avuga ngo nzavuna imbago yashyize ku ijosi ryawe nzaguca ku ngoyi abanyamahanga ntibazamugira ikiretwa ukundi ahubwo bazakorera Imana Uwiteka Imana yabo na Dawidi umwami wabo uwo nzabimikira nuko rero ntutinye Yakobo we mugaragu wanjye niko Uwiteka avuga ngo kuko nawe Isirayeli ntiwihebe kuko dore nzagukiza nkuvanye kure n'urubyaro rwawe ndukure mu gihugu cy'uburetwa bwabo kandi Yakobo azagaruka akikize umutima mu nda kandi aruhutse ntawe uzamutera ubwoba ngo kandi ndi kumwe nawe niko Uwiteka avuga kugira ngo ngukize kandi nzatsemba rwose amahanga yose aho n'abatacanirije ariko weho sinzagutsemba rwose ahubwo nzaguhana uko bikwiriye kandi ntabwo nakureka naguhannye niyo mpamvu Yesu yayise ngo ni iminsi yo guhora ahandi bakavuga ngo ni iminsi y'urubanza niyihe minsi bavuga turebye muri Matayo 24 dusubire kuri ya mirongo twamenyereye twasomye mbere guhera ku murongo wa 15 ariko ko muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera ubisoma byitondere icyo gihe abazaba ari Yudaya bazahungira ku misozi n'uzaba ari hejuru y'inzu ye ntazamanuka ngo atware ku bintu byo mu nzu ye n'uzaba ari mu mirima ye ntazasubira imuhira ngo azane imwenda we abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuremwa ku isi ukageza none kandi ntuzongera kubaho ngo iyo minsi yaba itagabanyijweho ntihajyaga kuzarokoka n'umwe ariko ku bw'intore iyo minsi izagabanywaho ngo hazabaho umubabaro mwinshi isi itarabona umubabaro uteye ubwoba ndetse yaranababwiye ati Yerusalemu koze Yerusalemu izaterwa n'abanyamahanga kugeza igihe iminsi yabo just let you understand how this played out from a terrible time to the most terrible time. Najya ngo usobanukirwe uburyo havugwa ibihe bigoye kugeza ku bihe bigoye cyane. Mwibuka ko Yesu bamubajije ibibazo bitatu ntubyibagirwe. Rero iyo uri kwiga Bibiliya
ugomba gusobanukirwa ibyo avuga by'ako kanya cyangwa by'ahazaza h'icyo gihe n'ahazaza hakure. Ni biki ukareba ukabasha gusomera mu mirongo. Hano muri Luka 21 n'ibindi bitandukanye ngo ariko ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo muzamenya yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Ibi ni ibintu bitandukanye kandi hari icyo nasobanuyeho dutangira ngo ariko ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo muzamenye yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Igice cya hano kimwe cyari ahazaza h'icyo gihe, ikindi gice kivuga ibizaba nyuma. Ngo ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo. Ibi ngibi nibyo byabaye muri 70 nyuma ya Yesu, ubwo Abaroma bigaragambyaga hanyuma Tito agasinya Yerusalemu. We shall see Jerusalem, and when you shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. What desolation is this? Ngo muzamenye ko kudimbuka kuri kwenda gusohora. Desolation spoken of by Daniel the prophet. This kudimbuka one takes place very soon when the talks come. Let's read. You'd see it now. Hano niho ni ibyavuzwe na Danieli by'igihe cya kera. Bityo gihe abazaba bari Yuda bazahungire ku misozi miremire, n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayivemo, n'abazaba bari ku misozi ntibazayijyemo, ngo kuko iyo minsi izaba ari iyo guhoreramo ngo ibyanditswe byose bisohore. Look at the next day, the next verse. But woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days. Ngabazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano, kuko hazaba kubabara kwinshi mu gihugu, kandi umujinya uzaba kuri ubu bwoko. Abahebuye bwoko Abayuda. Kubabara kwinshi mu gihugu n'umujinya uzaba kuri ubu bwoko. Look at the next verse. And they shall fall by the edge of the sword, bamwe bazicwa n'inkota, abandi bajyanwe mu mahanga yose ari imbohe. Kandi ibyo byarabaye, baratatanywa mu bindi bihugu nk'uko Yesu yabivuze. Ngo kandi Yerusalemu ngo hazasidibangwa n'abanyamahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Hanyuma uhereye icyo gihe itsinda rimwe risimbura irindi bagiye bazi Yerusalemu bakayitegeka bakayigarurira, hanyuma batatanyirizwa mu isi. Ariko ibihugu by'amahanga biza muri Yerusalemu, birumvikana abenshi muri bo barazaga ntibamenye n'icyo kuyikoresha, bakaza bagasubirayo, bakaza bakanesha abandi bagasubirayo. Haravuga ngo kugeza ibihe by'abanyamahanga bizashirira, ubwo bizashirira. Kandi nabwiye ko turi mu bihe by'abanyamahanga. Nababwiye ku bihe by'abanyamahanga. Nababwiye bya byumweru 69 n'icyumweru cya 70 aho itorero rizamo. Nabwiye icyumweru cya 70 uko gitangira. Hanyuma ahangaha ni ibintu biteye ubwoba hano bihaba. Ndashaka kukongera kubereka aho twasomye muri Yeremiya 30 uhereye ku murongo wa mbere. Ndashaka ko ariko nshaka kukwereka
the word that came to Jeremiah from the ngo Lord. ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya riti, Verse 6. turebe ku murongo wa 6. He says, aravuga ngo nimubaze none murebe ko hari umugabo ugira ibise byo kubyara. None se ni iki gituma umugabo wese yifata mu mugongo nk'umugore uri kunda, mu maso hose hagasuherwa? ngo uwo munsi urakomeye, nta wundi umeze nkawo. Ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo, ariko azakirokokamo. Igihe cy'umubabaro wa Yakobo ngo ni nk'umwana, nk'umugore uri ku bise. Ndashaka ko wibuka ibyo. Touching scriptures. Very touching. Ibi ni ibyanditswe bikora ku mutima. Tugiye muri Yesaya 66 umurongo wa 7. Before she travailed, she brought forth. Before her pain came, ngo yabyaye atararamukwa, ibise bitaraza byara umwana w'umuhungu. Ibi ni ibyanditswe abantu benshi bazi, bakabikoresha mu gihe cyo kwiyiriza no gusenga. Y'amatsinda y'ububyutse arabikunda cyane, akunda uyu murongo cyane. Ariko ndashaka ko ducengera, tureba Bibiliya tuyicengera. Nubwo wakoresha iryo jambo nk'ijambo ry'ubuhanuzi usengeraho, ariko umenye naho ryaturutse. Urabona yaravuze ngo yabyaye atararamukwa. Ntabwo bavuga ko yaramutswe akabona kubyara. Ngo bise bitaraza byara umwana w'umuhungu. Kadukomeza hanyuma turahagaruka. Ngo ninde wigeze kumva ibimeze bityo? Ninde wigeze kubona ibisa bityo? Mbese igihugu cyavuka umunsi umwe, ishyanga ryabyarirwa icyarimwe. Nyamara Siyoni, nyamara urebe itandukaniro riri hano, ngo nyamara Siyoni habyaye abana hakiramukwa. Wabonye itandukaniro? Hano ntabwo ari umwana, ni abana. Rero ngo abana be, aba bana, hari abana, hari n'umwana w'umuhungu. Before she traveled, she brought forth. Before her pain came, she was delivered of a man child. Ibise bitaraza byara umwana w'umuhungu. Umuhanuzi aravuga iki? Aravuga ku bihe by'umubabaro ya Yakobo. Ngo mbere yuko Yakobo aramukwa, Isirayeli izabyara umwana w'umuhungu. And I told you who the man child was. Kandi ababwiye umwana w'umuhungu ari we. Nababwiye ko umwana w'umuhungu ari Kristo. Israel delivers the man child. Ngo Isirayeli ibyara umwana w'umuhungu mbere y'imibabaro. This is even the time of Jacob's trouble. Ibi ngibi ni ibihe by'imibabaro ya Yakobo. What does the Bible tell us? Bibiliya itubwira iki? Go to Revelation chapter 12. Tugiye mu Byahishuwe 12. Let's see from verse 1. Dire ku murongo wa 1. And there appeared a great wonder in heaven. Ngo ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru, mbona umugore wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12. Nibuka ko nabwiye ngo iyi ni Isirayeli, kuko ni Isirayeli tumaze kuvuga dusoma. Ni Siyoni tumaze kuvuga, yaramutswe ikabyara abana bayo. Aho ngaho ngo ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru, mbona umugore wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12. Kandi yari atwite, nuko atakishwa no kuramukwa, ababazwa n'ibise.
mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso ngo mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10 no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7 umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru uzijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga kugira ngo namara kubyara gihere ko kirye umwana we kimutsotsobe. Nababwiye ko ibingibi ntabwo ari ibintu byabaye, ni ikimenyetso. Mubyibuke kandi mumenye itandukaniro, usobanukirwe itandukaniro. Ni nk'igihe twasomye muri Yeremiya yemevuga ngo se kuki mbona ngo umugore we umugabo yifashe ku nda ngo nk'umugore uri kubise. Ntabwo yabivuga ko abagabo mu Isirayeli bose bagendaga bifashe ku nda. Cyari ikimenyetso cy'ubuhanuzi bigatuma umenye kizaba ahazaza. Ngo nuko mbona ikimenyetso mu ijuru, na hano niko bavuze. Tugeze ku murongo wa 5. Ngabyara umwana w'umuhungu, wa mwana w'umuhungu twavuze muri Yeremiya. Ngabyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Uwo mwana we arasahurwa ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Ibuka ibi n'imbere y'umubabaro wa Yakobo, mbere y'imibabaro yuko itangira, ibihe by'umubabaro bitangira. Tugiye kubibona ngo umwana arasahurwa ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Uwo mugore ahungira mu butayu, aho afite ahantu yiteguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburireyo kumara iminsi 1,260. Ibyo ngibyo ni imyaka 3 n'igice, ari cyo gihe cyari gikenewe kugira ngo iyo mibabaro, igihe cy'imibabaro, hanyuma iki nicyo gihe cy'imibabaro ya Yakobo. Nzaba kubereka ibindi bice 2 biri bugufashe. Daniyeli 6:7. Turangize hariya twari turi, dukomeze tumanuke murongo 6. Uwo mugore ahungira mu butayu, aho afite ahantu yiteguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburireyo kumara iminsi 1,260. Ngo mu ijuru haba intambara. Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo. Daniyeli 7. And shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws. This is the Antichrist, and they shall be given into his hand. Niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose kandi azarenganya bera bisumba byose. Azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi ngo bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'igice cy'ibihe bizashirira. Nababwiye ko ibingibi muri Daniyeli bivuga imyaka 3 n'igice. Reka tujye muri Daniyeli 12. Turahera ku murongo wa 1. Maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye ujya uhagararira abantu bawe azahaguruka. Uyu ni Gaburiyeli abwira Daniyeli abantu bawe, ni ukuvuga Abisirayeli, ngo hazabe ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo, bazarokorwa. 5. Nuko jyewe Daniyeli nditegereza, mbona abandi bagabo 2 bahagaze, umwe ku nkombe yo hakuno y'uruzi, undi ku yo hakurya. Umwe abaza wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'urwo ruzi ati, ibyo bitangaza bizagarukira he? Mbona wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi
y'uruzi atunga ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso ku ijuru, numva arahira ihoraho iteka ryose ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi ati nibamara kumenagura imbaraga z'abera ibyo byose bizahera ko birangire. Ibyo ngibyo icyo gihe marayika mutware n'umumarayika ngo maze icyo gihe Mikayeli azahaguruka kugira ngo agire ate ngo azahagarikira abantu bawe. Ni igihe rero cy'umubabaro. Mwande magambo ngo ni kuvuga ngo niba batekerezaga ko icyo gihe cy'umubabaro ari ikintu kibi, hariho n'ibirenze. Ntiyababwiraga ati niba mwatekereza ko gutsembwa kwa Babiloni n'ibindi cyangwa itotezwa ibyo ari byo byose mu ijuru cyangwa igihe icyo ari cyo cyose, Yesu aravuga ngo ibi ngibi birabirenze. Go to Revelation chapter 12. We were in verse 7. Tujye mu byahishuwe 12 tugeze ku murongo wa 7. And there was war in heaven. Mu ijuru habaho intambara. Mikayeli n'abamarayika be batabadira kurwanya cya kiyoka, ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Bivuze ngo ntibabona umwanya mu ijuru, ngo cya kiyoka kinini kiracibwa, ari cyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga barega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamuneshejeje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Nuko rero wajuruwe, namwe abari bamo nimwishime. Ngo nuko cya kiyoka kibonye yuko kijugunywe mu isi, gihiga wa mugore wabyaye umuhungu. Ngo gihiga wa mugore wabyaye umuhungu. Turi umurongo ukurikiyeho. And to the woman were given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place. Umugore ahabwa amababa abiri y'ikizu kinini kugira ngo aguruke ahungire mu butayu ahantu he, aho agaburirirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe arindwa icyo kiyoka. Aha tubasha kubona neza ibyo Danieli yabonaga, ngo hagaburirirwe igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, ni ukuvuga imyaka 3 n'igice. Look at the next verse. And the serpent cast out of his mouth water, kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane. Ibi ngibi twabinyuzemo, ariko nashakaga ko witegereza uru rubanza n'impamvu kuki biba, no gusobanukirwa ibyo bazakora ikiriya gihe. Ba bandi b'Abayuda n'Abakristo icyo gihe ni ibihe bigoye cyane, ni ibihe bigoye cyane. Nicyo Bibiliya itubwira. Go to Revelation chapter 12.
verse 17. mu byahishuwe 12:17. We read up to verse 11 or so a moment ago. mu kanya dusomye kugeza ku But I murongo wa want you to look at 11. this. Look at verse 17. And the dragon Reba was wroth with the woman 17 ngo ikiyoka kirakarira wa and mugore went to make war with the remnant of kiragenda her seed. ngo kirwanya abo mu rubyaro rwe basigaye. Do you remember? Muribuka? Look at that. The remnant of her seed. Abo mu rubyaro rwe And who basigaye else? n'abande The bandi remnant of her seed which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. ngo bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Anybody with the testimony of Jesus Umuntu Christ wese ufite guhamya kwa Yesu Kristo was to face persecution. yagombaga guhura So n'itotezwa. at that time during the tribulation, Hanyuma kiriya gihe cy'imibabaro in the days of myinshi the Antichrist, mu minsi it will be y'Antikristo very difficult bizaba bigoye to be cyane a Jew. kuba It will be very Umuyuda, difficult to bizaba be a bigoye Christian. cyane kuba Umukristo. It will be the worst time Ibyo bihe bibi bishoboka for anybody serving God. ku muntu wese at that ukorera time. Imana icyo gihe. Icyo gihe Most terrible, the hardest nicyo time. gihe kigoye giteye ubwoba. And remember, the Kandi one world wibuke religion ko have been declared already. bazaba baramaze gushyiraho The idini one world y'isi, government. leta y'isi yose izaba iriho, nubwo nk'uko nabibabwiye hazaba hari ibihugu bimwe na bimwe bizaba bitarayiyobotse, But bitarabyemeye, ariko muri rusange it will be a one world government. hazaba hari leta y'isi yose, leta One imwe world religion. n'idini imwe y'isi One world economy. n'ubukungu bumwe bw'isi. And think about the fact that Kandi utekereze ku kuba these are calls that are already being made. ni I know when ibintu people biri go through difficulties, gushyirwaho, they hari always abantu become weaker and bagenda accept whatever solution just so they can come out of trouble. abantu Okay? abantu ngo And so bakanyura the mu devil bibazo knows how to byinshi play this game. kugira ngo babashe All he has to do kwemera, is put a little pressure on people and then they're ready for anything. babashe kwemera igisubizo icyo ari cyo cyose. Ni ukuvuga ngo bakazana igitutu ku bantu kugira ngo babashe I'll give you two simple examples. kwemera ikintu icyo ari cyo cyose. Urugero rumwe nabaha, Cancel cash in some countries. bumwe mu buryo bwo gukuraho amafaranga kashi mu bihugu bimwe na bimwe byaba nko kubabwira nk'urugero, become infected, bashaka kubabwira bati amafaranga ashobora transmit the virus. amafaranga ashobora kuba inzira yo gutera virusi izo arizo zose. Abantu bafata amafaranga yabo badashaka no kuyakoraho, baze bahamagare uyakira ati ngwino ufate aya mafaranga. Ubwo ni uburyo bworoshye bumwe. Hanyuma leta ishobora kuvuga iti abantu bafite abakoresha bose bagomba, buri mukoresha and they say you must test the employees every time they come to work. agomba kujya So what's going to happen? As they come to work, you test them. afata ibizama A abakozi very easy way for the government to save its money from sending people around. And they put the igihe responsibility on the baje employers. Who ku will be testing kazi their people and sending the details back to government every day. buri munsi kugira ngo urumva abakoresha babikumva ari Monitored. ibyo byoroshye Anyway, ngo so kugira ngo dukurikirane ubuzima bw'abakozi will be going on. buri munsi bakabakorera ibizami bakabyohereza leta, waza ku kazi bakagukorera ikizami bakohereza raporo, kuko batohereje raporo leta ikakurakarira And so they're going to do such things. kurakara nk'umukoresha. Ni ukuvuga umuntu wese agahinduka umupolisi wa leta, Everybody's watching his neighbor. buri muntu wese agatangira kujya acunga mugenzi we, acungira leta. Buri muntu agatangira kujya aneka mugenzi we. Hariho naho byatangiye kuba muri Amerika. Guverineri aravuga ati ucunga mugenzi wawe, umuturanyi wawe, nubona ikintu kitumvikana utubwire. Hanyuma
umuntu akabona arimo arareba akavuga ati hari umuntu uri hanze, bakaba baraje kuko nimero ziba zatanzwe, nimero zatanzwe ngo uhamagare ubonye ikintu kidasanzwe. Ikintu kidasanzwe se ni iki? Ngo ukabona ngo nubona umuntu yicaranye n'umuhungu we, mana yanjye, niki kirimo kiraba mu isi koko? Reba agakiza kaba sogokuru, abasogokuru n'abanyogokuru, kuko bababwiye ko ari bo ba mbere bafatwa, bari kure yigijweyo, ntabwo bagishobora gukora ku bana, ni ukubapepera. Nabonye umukecuru yari yagize aniveriseri, bamushyira mu cyumba cy'ibirahure ameze nk'uri mu munyururu, barimo baramupepera bamubwira ngo aniveriseri nziza, kandi bakamubwira ngo turabikorera ubuzima bwawe kugira ngo ari muri iyo gereza, barimo baramupepera bamwifuriza umwaka mwiza, bamwereka indabo bamuzaniye. Urasobanukirwa impamvu dusenga, kuko ibi ntabwo bigoye kubona aho ibi bintu bituruka, ntabwo bigoye. Uzi Bibiliya yawe, uzi icyo bivuze, uzi icyo bivuze. Niba wajyaga urambika ibiganza ku bantu mbere, ubu ntabwo wabikora. Mumbwire niba ibyo bintu bivuye ku Mana. Kubera ko gukoranaho, iyo uzabirebe, iyo urambitse ibiganza ku bantu, ni ukuvuga ngo urambitseho ibiganza umuntu, bareba n'abandi bose, nta nubwo bareba ngo ninde wakize, ninde wegereye n'undi niwo wakozweho, ninde wakoze ku wundi. This will happen. See, let's put it like this. Reka tubivuge gutya. The plans of Satan, imigambi ya Satani ni mibi uyitegereje. Mbona ngo dusenge, ntabwo ari ikintu nakuraga mu mutwe wanjye gusa, narababwiye ko nzi ko navuze ni tugomba gusenga, kuko ntabwo washingira ku bantu bazashyiraho ibyemezo bashingiye ku mafaranga bari bubone cyangwa babonye. Bitekerezeho. We've got business. Dufite ibyo gukora. We are far more effective in prayer tugera ku byinshi than most people realize. Tugera kuri byinshi cyane mu isengesho kurusha ibyo abantu batekereza bamwe na bamwe. Tugera kuri byinshi niyo mpamvu dusenga. Ako ndashaka kuyobora amasengesho yawe kugira ngo usobanukirwe. Nta mpamvu yo gusengera virusi kuko iyo ngiyo byayo byakemutse kera. Nabahaye murongo. What? Verse 17, right? What did you get? Go back to that verse 17, chapter 12. Yeah.
I was just trying to show you that those who had the testimony of Jesus, that was the real issue. Okay? That was the real issue. And so, we came into this trying to show you about the judgment of the nations. So I go back to Zechariah chapter 14. We should be in verse 3. Subira muri Zakariya 14 twagombye kuba turi ku murongo wa 3. And fight against those nations as when he fought in the day of battle. Maze Uwiteka azahurura arwane n'ayo mahanga nk'uko yajyaga arwana mu ntambara. Uwo munsi azashinga ibirenge byo ku musozi wa Elayono werekeye Yerusalemu iburasirazuba. Uwo musozi wa Elayone uzasadukamo kabiri uhereye iburasirazuba ugeze iburengerazuba. Uzacikamo igikombe kinini cyane. Igice cy'umusozi kimwe kizashinguka kijikasikazi ikindi kizagikusi. Muzahunga munyure mu gikombe cy'imisozi yanjye kuko igikombe cy'iyo misozi kizagera Seri. Ngo kandi Uwiteka ni 9 azaba umwami w'isi yose. Uwo munsi Uwiteka azaba umwe n'izina rye rizaba rimwe. 11 maze abantu bazawuturamo kandi nta muvumo uzaba ugihari ahubwo Yerusalemu hazaba amahoro. 16 maze uzarokoka urebe hano ngo maze uzarokoka mu mahanga yose yateraga Yerusalemu nababwiye ko abantu bose batari bari muri zangabo hazaba hari abasigaye. Hari abateye Yerusalemu baba baje mu ntambara batsembwe muri Amagedoni batsembwe. Those ones are not going to be destroyed. Look at it now. And it shall come to pass that everyone that is left uzarokoka mu mahanga yose yateraga Yerusalemu wese azajya azamuka uko umwaka utashye. Aba naba tazagira gute batazarimbukira Amagedoni. Rero buri mwaka bazajya bajya kuramya umwami. Nababwiye ibintu nabwiye ku mahanga atari abantu bwabo ku giti cyabo. Rebe hano ngo maze uzarokoka mu mahanga yose yateraga Yerusalemu wese azajya azamuka uko umwaka utashye ajye gusenga umwami w'Uwiteka Nyiringabo ajye no mu minsi mikuru y'ingando. Turakomeza gusoma. Nuko umuntu wese wo mu miryango yose yo mu isi. He didn't say, he's not looking at individuals now. Whoso will not come up of all the families of the earth unto Jerusalem to worship the King, the Lord of hosts. Wo mu miryango yose yo mu isi ntagara abantu ku giti cyabo ngo utazazamuka ngo ajye i Yerusalemu gusenga umwami Uwiteka Nyiringabo iwabo ntihazagusha imvura. Ibi rero ntabwo ari urubanza rw'abantu ku giti cyabo ni urw'ibihugu. Ngo rero ngo bazajya bajyayo nibatajyayo igihugu cyabo ntago kizajya ntago kizagira imvura. Ngo kandi ishyanga rya Egiputa ishyanga ni igihugu. Ni ryo jambo ryari ryakoreshejwe imiryango yose byavugaga ishyanga ryose ryo mu isi. Ngo kandi ngo ishyanga rya Egiputa niri tazamuka ngo rize nabo ntibazagusha imvura. Ngo kandi ishyanga rya Egiputa niritazamuka ngo rize nabo ntibazagusha imvura ngo naho hazaba icyago Uwiteka ateza amahanga yanga kuzamuka ngo ajye mu minsi mikuru y'ingando. This shall be the punishment of Egypt. Icyo kizaba igihano cy'Abanyegiputa bazahanwa.
ngo n'amahanga yose yanga kuzamuka hano nababwiye ko atari abantu ni amahanga ngo ajye mu minsi mikuru y'ingando rero nabasobanukiwe ko ari urubanza rw'amahanga. kandi nababwiye nti ibihugu bizaba byabaye ku ruhande rw'ihene abayobozi babyo bazajugunywa ikuzimu hanyuma n'ibihugu byabo ntibikomeze. abayobozi babyo bazajugunywa ikuzimu n'ibihugu byabo ntibikomeze. ni ukuvuga ngo mu minsi muri ya myaka 1000 Yesu ntabwo azemerera bya bihugu byigomekaga. ibyo bihugu byose byagiye ku ruhande rw'ihene abayobozi babyo bazafatwa hanyuma batwarwe ibihugu byabo bijyanwa ahandi. Psalm 9 verse 17. I'll read this to you. Zaburi The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Tubirebe 17 ngo Perfectly translated in the abanyabyaha bazasubizwa ikuzimu ngo nibo mahanga yose yibagirwa Imana. Sometimes in some translations hariye ubusemuro buvuga ijambo shell and some will use the word grave. ikuzimu bakavuga wenda ngo ni mumva cyangwa ikibazo kikaba rero iyo batakaje ubusobanuro bwose bw'ibyo bari kuvuga. urugero nko mu hariho nka murongo bavuga ngo and then a translation says to the depths of Sheol. No, why go Hebrew? Why don't you stay English? Since all the other words are English. bakavuga bagasemura ikintu the man's soul cannot go to the depths of the grave. ngo ubugingo bw'umuntu buzajya mu mva ntabwo ubugingo bw'umuntu bujya mu mva bujya ni kuzimu. ni byiza kubivuga mu magambo in the Old Testament. So look at it again what it says. The wicked shall be turned into hell, and all the nations ngo Uwiteka yimenyekanisha ngo abanyabyaha bazasubizwa ikuzimu nibo mahanga yose yibagirwa Imana. Yesaya that thou shalt take up this proverb against the king of Babylon and say, how hath the oppressor seized, the golden city seized? Uh-oh, what a prophetic word. The Lord had broken the staff of the wicked and the scepter of the rulers. Uwiteka avunnye inkoni y'abanyabyaha niyo nkoni y'abategeka. He that ruled the nations in anger is persecuted and none hindered. Ngo bakubitanaga amahanga umujinya badahwema ngo bagategekesha amahanga uburakari bakarenganya ntihagire ubabuza. ngo isi yose ihawe ihumure iratuje baraturagara bararirimba ngo ni kuko imiberoshi ni koko uhereyeho wagwiriye ntawasubiye kudutema ikuzimu hasi hahagurukijwe no kugusanganira hakuzuriye abakuru bo mu isi bose bapfuye hakuye abami b'amahanga bose ku ntebe zabo. ngo abayobozi b'ibihugu kubera ibintu bakoze ari abayobozi kuri urwo rwego bajugunywa hano ikuzimu. ukajugunywa rero nk'umuntu uhagarariye igihugu cyawe hanyuma nyuma ukaza kuvanwa ikuzimu. reka dukomeze mu byahishuwe 20 12 ngo mbona abapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'intebe nuko ibitabo birabumburwa kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa n'igitabo cy'ubugingo ngo abapfuye bacirwa
imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikora ibyo bakoze ngo inyanja igarura abapfuye ni ukuvuga ngo ba bandi bose baragaruka kugira ngo bacirwe urubanza rwabo ku giti cyabo kuko urubanza rwa mbere baruciwe nk'abahagarariye ibihugu aha ngaha rero bagarutse gucirwa urubanza ku giti cyabo ngo urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze buri muntu wese n'imirimo ye. 14 ngo urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja uru ni urupfu rwa kabiri yaka umuriro ngo iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri ngo kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri icyo gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Tekereza abantu bose bagiye ikuzimu bagaruwe amazina yabo ntiyasangwa mu gitabo cy'ubugingo kubera ko yakuwemo bavanwa ikuzimu bacirwa urubanza bavanwa mu rubanza bajugunywa mu nyanja yaka umuriro aho niho habi cyane kurusha ikuzimu. Imana ishimwe. Mwabonye igihe kigeze we were in, I thought we were in, look at it, I got judgments to Revelation 22. I'm supposed to go to 22. All right? nagabaga ko banageze mu gice cya 22 kandi harimo ibintu byiza cyane. All right. Doesn't look like ntago bisa naho into that now. That we wouldn't have that much time. birasa naho nta mwanya mwinshi dufite. Okay. So make up your mind. Yemeze not only to study God's word, atari kwiga ijambo ry'Imana gusa be alert spiritually. ahubwo no kuba maso mu mwuka. Spiritually. Mu mwuka. Spiritually. And kandi we're praying. Turasenga. We're praying. Turasenga. And God is hearing us. Kandi Imana iratwumva. But this is ariko iyi ni inshingano yacu nk'abana b'Imana kumenyekanisha kubibonesha amaso y'umwuka kubonesha amaso y'umwuka kandi tugasenga ubushake bwa data bukaba mu bihugu by'isi ubushake bwa data bukaba mu bihugu by'isi uri muri twebwe aruta uri mu bisi uri muri twe aruta uri mu bisi kurusha Satani uri mu isi imbaraga zose zaba zikora zirwanya ubwami bw'Imana ntacyo zivuze icyo kivuze ni uko twebwe abo mu bwami bw'Imana duhaguruka tugafata inshingano zacu tukanakoresha ibyo dufite ubutware dufite mu izina rya Yesu tugomba kubukoresha kandi turabukoresha kubw'imbaraga z'umwuka wera turabukoresha turi kubukoresha kandi isi izanyeganyega ituganaho ndababwiza ukuri kubw'umwuka wera uba muri twebwe kubw'imbaraga z'umwuka w'Imana niko bizamera kandi iyi si ntabwo izaruhuka kugeza igihe cyose
ubushake bw'Imana is brought to bear on the nations of the world. bushyiriweho. Ntabwo isi izaruhuka ubushake bw'Imana budakozwe ku bihugu byo mu isi. Mwabibonye ko muri gihe cy'imibaro myinshi Mikayeli umutware w'amarayika azarwanya cya kiyoka n'abamarayika bacyo, kandi Bibiliya yamaze kutubwira ko Satani n'abamarayika be batazanesha. Ibyo ngibyo ntabwo biraba, ariko Imana yarabyanditse kandi aravuga ngo aya magambo ni ukuri kandi niko azagenda, nayo kwiringirwa biranditse. Rero no muri ibi bihe no kuri uyu munsi ntabwo bazanesha, ntabwo bazanesha, ntabwo bazanesha. The word already told us that we do not war according to the flesh. Ijambo ryamaze kutubwira ko tutarwana n'ibifite umubiri n'amaraso, kandi ko intwaro zacu atari izo gusobanukirwa kw'abantu, ahubwo ko ari impano zikomeye mu Mana zifasha kumenagura ibihome. Let me read to you Reka mbasomere what these weapons can do. icyo izi ntwaro zibasha gukora. And you better know Kandi byiza nuko wamenya these weapons they are in action. They're in action right now. Ni byiza nuko wamenya ko izi ntwaro ziri ku kazi muri aka kanya, turi kuzikoresha. The Holy Ghost that dwells in us. Kubw'Umwuka wera uba muri twebwe. I want to read from the Amplified Translation to you from 2 Corinthians chapter 10 from verse number 3. Abakorinto ba kabiri igice cya 10 ku murongo wa 3 akonsoma muri ubusemuro bwa Amplified ngo kuko the older amp, not 2015. AMPC, all right? Go ahead. ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu, ngo kuko intwaro z'intambara yacu atari intwaro zifatika, ntabwo ari intwaro z'umubiri n'amaraso, ahubwo zigira imbaraga imbere y'Imana ngo zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Ngo dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana, dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Ngo dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyirira hejuru kurwanya kumenya Imana, ngo tugafata mpiri ibitekerezwa tubigomorera Kristo. Tuyobora ibitekerezo ndetse n'imigambi byo mu buryo bw'umwijima, ngo tukabifata mpiri tukabigomorera Kristo. Ikindi ngo kandi twiteguye guhora kutumvira kose ubwo kumvira kwacu kuzasohora. Haleluya. Ngo mbibonye. Rero intwaro z'intambara yacu ntabwo ari iz'abantu, ahubwo ni intwaro zigira imbaraga imbere y'Imana. Kandi tuyobora ibitekerezo, imigambi, gahunda byose tukabifata mpiri kubw'Umwuka wera uba muri twebwe. Tangira usenge aho uri mu rugo rwawe, senga, buri wese asenge mu izina ry'Umwami Yesu.
imigambi y'umwijima n'ibindi byose byateye ibi byose mu isi byaraneshejwe mu izina rya Yesu. Dutegeretse kandi twatuye yuko byaneshejwe. Izo mbaraga zihindutse impfabusa, twarazitatanyije kubw'Umwuka Wera utuye muri twebwe, kuri buri mujyi, kuri buri leta, kuri buri gihugu, mu buryo bw'umwuka. Dutegetse izina rya Yesu ryatuye, dutegetse yuko imbaraga zabo zigomokera Kristo mu izina rikomeye rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Gahunda zabo mbi, imigambi yabo mibi y'umubisha turayinesheje, turayisenye kubw'imbaraga z'Umwuka Wera. Kandi imigambi yose n'ibikorwa birwanya itorero rya Yesu Kristo turabisenye mu izina rikomeye rya Yesu. Turabiboshye mu izina. Imigambi yose yo kurwanya itorero ry'Imana mu isi hose tubihinduye ubusa. Izo gahunda tuzihinduye ubusa kubw'Umwuka Wera utuye muri twebwe. Oh, hallelujah. Zelorondo gombra nila grasco sora hakadila. Fralamante geis cojolamando rondo sibra delegeske. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. And every group, kandi matsinda yose cyangwa imitwe yose ishaka kwigarurira isi turayisenye, duciyeho n'imbaraga zayo ku bihugu, kuko Umwami Yesu ari umwami, niwe mwami w'ibihugu, kandi ntabwo yigeze abihereza itsinda cyangwa umutwe wose uwo ari wo wose w'isi. Kandi bityo imitwe yose ishaka kwigarurira ibihugu, imbaraga zayo turayisenye mu izina rikomeye rya Yesu. Dutegetse kandi twohereje abamarayika, imyuka idukorera kandi aya magambo arasohozwa n'umwuka kubw'imbaraga z'Umwuka Wera mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Uri muri twebwe aruta uri mu bisi. Haleluya. Urakoze Mwami Yesu, turakuramya, turaguhimbaje. Duhimbaje izina ryawe ryera, ntawe uhwanye nawe Data. Wowe ukizwe hejuru ya byose, niwe Mana y'ukuri wenyine. Yesu Kristo wohereje oh, thank you, Lord Jesus. Urakoze Mwami Yesu. And the Garagusto says, and thy great congregations shall congregate again in the name of the Lord Jesus Christ. Kandi by the power of the Holy Ghost, kandi amateraniro yanyu akomeye azongera guterana mu isi hose kubw'imbaraga z'Umwuka Wera. Kandi niko bizamera, kandi niko bizamera. Ah, mangle di la broske so, Zolanda grida ligra bakaste de gesto, just lahata.
Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Oh, we worship thee, Lord. turakuramya mwami Imana, turakuramya. Thank you, Lord. Urakoze mwami. Amen. Now, wherever you are, aho uri hose, if you haven't received salvation, niba utarakira agakiza, if you're not born again, niba utaravuka ubwa kabiri, or maybe you didn't even know what that meant. hari ushobora kuba utazi n'icyo bivuga. I talked about it. If you haven't received salvation nawe urabikubwira, from niba Jesus, utarakira agakiza kava kuri Yesu, niba utaramuha ubuzima bwe, uyu ni umwanya wawe wo gufata iki cyemezo gikomeye to receive salvation in cyo Christ. kwakira agakiza kabonerwa muri I want to lead Kristo. you into this salvation, the Ndashaka Bible way. kukuyobora muri aka gakiza uko Bibiliya ibivuga. I want you to say these Ndashaka words ko after me. uvuga aya magambo ngiye kuvuga usenga, kandi Imana irakumva. Mean it from the bottom of your heart. Uyavuga kuvuye ku mutima. Uvuga ngo mwami Imana, I believe in Jesus nizeye Christ, Yesu Kristo, the Son of God. umwana w'Imana. I believe he died on the cross Nizeye ko to save my soul. yapfiriye ku musaraba ngo akize ubugingo bwanjye. I believe God raised Nizeye him ko from the Imana dead yamuzuye mu and bapfuye, he's alive today. none ubu ni muzima. I confess with my mouth. Natuje akanwa kanjye, Jesus Christ is Lord of Yesu my life. Kristo ni umwami w'ubuzima bwanjye. From this day, Uhereye uyu munsi, I receive by faith. nakiriye mu kwizera ubuzima buhoraho mu mutima wanjye. Thank you, Lord, Urakoze mwami for saving my soul. kubwo gukiza ubugingo bwanjye. I have a new life now. Ubu ngize ubuzima bushya. My past life of sin is gone. Ubuzima bwanjye bwahishe I have a new life in Christ. bwa now. kera bw'icyaha burashize, ubu mfite ubuzima bushya muri Kristo. I am born again. Urakoze mwami Imana, mvutse bushya. Amen. Amen. Praise the Lord. I want to Imana pray for you. ishimwe, ngiye kugusengera mu izina ry'umwami Yesu I pray for Kristo. everyone Ndasengera buri Who wese just pray that prayer. umaze gusenga ririya Who just sengesho, received salvation. umaze kwakira agakiza. I pray that the name of the Lord Ndasenga mu Jesus izina be named ry'umwami upon you Yesu now. Kristo Satan has no claim over you. kwitirirwe. You belong to Jesus Christ, Ubu the Son Satani of the ntacyo living God. agusabaho kuko uri umwana, uri uwa Yesu, umwana w'Imana nzima. Nguhaye umugisha w'ijambo rye n'urukundo rwe n'ubwiza In the name bwe of the Lord Jesus. n'ubuntu bwe mu izina rya Yesu. Uhawe umugisha, uhawe umugisha uyu munsi mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Amen. Write us and let us know Utwandikire utubwire has done something for you that you have received salvation today. ko hari icyo Imana yagukoreye ko wakiriye agakiza uyu munsi. Utwoherereze aderese yawe, ushobora kubikoresha utwoherereza ubutumwa cyangwa uduhamagara, Whichever medium you're watching us. cyangwa ko watugeraho kose binyuze naho uturebera. Nitubona ubutumwa bwawe tuzakoherereza agatabo kitwa ngo ubu bwo wavutse ubwa kabiri, kazagufasha gutangira ubu buzima bushya noneho ufite muri Kristo, kandi tuzajya tunagusengera. Glory to Jesus. Imana Yesu ahabwe icyubahiro. We're glad that you joined us today. We'll be looking forward to Shimiye another ko time wabanye with you tomorrow. natwe uyu munsi, But before twishimiye then, kuzabana nawe mu bindi We bihe have ejo. ADA here. Hanyuma Are you mbere doing final yaho say? Oh, tugiye great. kumva So while indirimbo she's doing final say, ya Ada, very beautiful number. yitwa ijambo Go rya ahead and give nyuma. your offering to the Lord. The Indirimbo details will be on the screen nziza in a cyane, moment. nawe Write it down or snap it so you don't forget it. uraturira. Honor the Lord. Mana. with your offering. Thank you. See you again tomorrow. God bless you. Wakoze, tuzasubira ejo. Imana iguhe umugisha. Your love
you ever seen the Lord disappointed? Have you ever seen the Lord change? Oh, no. Have you ever seen the